arababwira ngo Yesu yavugiye muri Yohana aravuga ngo umva ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere kubera ko mu rugo rwa data hari amazu menshi arambwiye abadari mba mbibabwiye avugana n'abantu batinyaga urupfu arababwira ngo Yesu ageze i Betaniya kwa Lazaro amaze iminsi napfuye ndetse yatangiye kunuka ngo turabashohoje nshuti bakunze b'ibyiringiro by'Abera TV njye basohoza ni ya nshuti yanyu Gasigwa Jean de Dieu. Turashimira Imana ko kiturinze namwe ikabibarinze. Imana y'amahoro ibahaza ibyiza, Imana y'amahoro ikomeza iganze. Hanyuma reka dutangire dusenga Imana ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana yacu, nuhimbazwa uri Uwiteka, uri Imana yacu bwite, nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho. Uri muri misozi itabimenye ukayubikana uburakari bwawe bwinshi. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ryawe, bana natwe urishyigikire, imbaraga z'Imana ziribemo, mwuka w'Imana ganze witamurure ku buzima bwacu, utubere inkomezi n'ibyiringiro, imitima igiye kuryumva kuryakira, uye kuryakira neza, abantu bahinduke bakizwe, ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima y'abaryumva, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice byaho 10 duhereye ku murongo wa 34 n'uwa 35, hanyuma twumva ikintu Imana idushakaho. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 34 haravuze ngo Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Reka dusubire muri no jambo. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aho hantu risirinye ni message nshaka gutambutsa, hanyuma Imana ikomeza iganze. Imana y'amahoro ishimwe, nkuzaniye ijambo rivuga ngo kubaha Imana bitume kubahisha n'abantu. Babandi batakwemeraga, babandi babonaga nta kigenda, kuyubaha byonyine bitumye Imana ikwemera, nirangiza ikwemeze n'abantu. Tuvuge ngo amen. Hanyuma uyu ni umugabo witwa Korneliyo. Bibiliya imuvugaho, iravuga ngo uyu mugabo yari umunyamahanga, ariko afata icyemezo akubaha Imana, akayubahana n'aba mu rugo rwe. Hanyuma Bibiliya imuvugaho ngo yari umusirikare cyangwa se yari umukuru w'ingabo, yari afite umutwe w'abasirikare witwaga Italiyano, ngo w'abasirikare 100. Bibiliya iravuga ngo igihe kimwe afata icyemezo gikomeye, ategura amasengesho y'iminsi 4, ararika abantu, ararika abaturanyi, ararika aba bari kumwe nawe, arababwira ngo nimuze tube imbere y'Imana, nubwo turi abanyamahanga ariko twisengera Imana. Hanyuma ngo Korneliyo atangije aya masengesho, ngo arimo asenga, ngo agiye kubona ku isaha y'isa 9, ngo abona marayika w'Imana ngo amanukiye mu nzu yiwe. Reka mbabwire mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu
agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. uyu muririmbyi yaravuze ngo umutima w'umuntu ngo ujya imbere y'Imana ugasiga abanyamagambo bakiyavuga, ujya imbere y'Imana ugatuma ugasiga abaturoga baroga, ujya imbere y'Imana ugasiga abakwanga bakikwanga, ngo warangiza ugakomanga, tuvuge ngo amina, ugakomanga urugi ngo ushaka kureba Imana, udashaka kureba abamarayika, udashaka kureba ibizima, udashaka kureba abakerubi, udashaka kureba abaserafi, ukajya imbere y'Imana ushaka kureba Imana, tuvuge cyane ngo amena. hanyuma ngo marayika abonekera Koroneliyo, aramubwira ngo umva Koroneliyo, nubwo uri umunyamahanga ariko ugitangira gushishikarira kumenya iby'Imana, ugitangira gushishikarira kuvuga Imana, gusenga kwawe kwarumvishwe. Haleluya! reka nguhanurire, nkubwire munyamasengesho, nkubwire muntu w'Imana, gusenga kwawe kwarumvishwe papa, gusenga kwawe kwarumvishwe mama. Imana ibwira Koroneliyo, iramubwira ngo kandi kwazamukiye kuba urwibutso mu maso y'Imana, tuvuge ngo amina. hanyuma marayika abwira Koroneliyo, aramubwira ngo none tuma i Yopa, hari umugabo witwa Simoni wahimbwe Petero, acumbitse kwa Simoni w'umuhazi iruhande rw'inyanja, genda umubwire aze, nta kindi nkubwiye. hanyuma ngo Koroneliyo ashyira mu bikorwa iby'Imana ivuze. iyo ngeze ahambwira abantu nkababwira ngo kumvira biruta ibitambo, jya ugerageza wumvira Imana, Imana izakurengera, Imana izagukiza akaga, Imana izagukiza amakuba, Imana izagukiza akarengane n'ibyago bigiye gutera. Imana ishimwe. hanyuma ngo Koroneliyo afata abantu be babiri b'abasirikare, abatumana n'undi muntu bajya kwa Simoni. ngo bigeze mu masaha ya saa 8, ngo Petero afatwa n'inzara, yumva arashonje, yumva ashatse kurya. ngo arangije ajya hejuru y'inzu, ajya mu mwanya wo gusenga, arindiriye ibyo kurya. ngo akiri hejuru y'inzu, ngo afatwa nk'urota, afatwa n'agatotsi. ngo agiye kubona abona ijuru rirakingutse. reka nkubwire muntu w'Imana, iyo umuntu ahagaze neza ijuru rijya rimukingukira. iyo muri uku kwa 12 ijuru nirigukingukire, ryite ku bibazo byawe, ryite ku bikugoye, ijuru rikinguke rigutabare papa. Haleluya! hanyuma ngo rirakinguka. ngo Petero agiye kubona abona inyamaswa zizira n'izitazira, abona zigenza amaguru, abona iziguruka, abona izikurura inda, ngo zifashe mu kinyita cyari kifashe ku ijuru, kimeze nka mpande enye. ngo yumva ijwi riramubwiye ngo Petero we, si wowe wari ushonje, none ndakugaburiye, baga urye, bagurye. ngo Petero ararisubiza, kumva nkubwire, kuva nabaho urabizi ndi umuyuda, mbibutse neza kera byaraziraga ko abayuda basangira n'andi mahanga. araribwira ngo umva, ndi umuyuda, ntago ndya ibisumanya, ntago ndya ibidatunganye. ijwi rimubwira gatatu, ngo cya kintu gisubira hejuru. ngo akiri muri ibyo bintu, ngo babagabo barahageze. ngo ijwi riramubwira ngo abo bantu ni wowe baje kureba, kandi ujyane nabo. turashimira Imana ko yadutekerejeho. Pawulo aherutse kuhanurira Abefeso, arababwira ngo namwe yarabasuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, arabangwa ibuntu nibwo bwabasuye. turashimira Yesu ko yadukije kubw'ubuntu bwe. hanyuma ngo Petero ahagurukana n'aba bantu bajya kwa Koroneliyo, akiri mu mwanya wo gusenga.
muririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka ngo bintarura mu mpagarara ngo nigire aho data ari muganyira ibyo nyennye byose. aravuga ngo mu bihe by'umubabaro ibi bihe bimpumuriza umutima. aravuga ngo nsinde ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. hanyuma ngo asanga abagisenga ngo Koroneli yarihuta yakira Petero amuha icyubahiro kidasanzwe. ariko ngo Petero aramubwira ngo umva winyakira gutyo nanjye ndi umuntu nkawe nanjye ndasanzwe. arangije aramubwira ngo urabizi neza ubwoko bw'Abayuda ntabwo twifatanya n'amahanga, none niki cyatumye untumira? ngo aramubwira ngo umva Koroneli, umva Petero, nateguye umwanya wo gusenga, nateguye ibihe byo gusenga. hanyuma ndi mu munsi wa mbere mbona marayika ku mugaragaro avugana nanjye arambwira ngo gusenga ngo kwanjye byarumvishwe. aravuga ngo ningutumeho. aramubwira ngo none wakoze kuza ubwo waje Imana iguha umugisha. natwe turaha duteze amatwi turashaka kumva icyo uvugana natwe, turashaka kumva icyo Imana yagutumyeho. haleluya. hanyuma ngo Petero biramunezeza, Petero biramuyobera ngo atangira kuganira Yesu. umva nkubwire, jya uvuga inkuru za Yesu, jya uvuga Yesu kwari Yesu wabonye kwambika muvuge, Yesu wagukuye mu kabari muhamye, Yesu ukugaburiye ushonje muhamye, Yesu waguhaye agaciro muhamye. ngo Petero ahamya Yesu wabanye nawe. arababwira aganira n'abantu, arababwira ngo njye nabanye na Yesu. amasezerano yose Yesu yayatanze mpari, ibitangaza byose Yesu yabikoze mpari, kereka ibyo yakoreye ikuzimu, ariko ibindi byabaye mpari. uyu Yesu twaragendanye, yatubuye imigati ndeba, mu bukwe bw'Ikana yahageze ndeba. uyu Yesu ndamuzi, si ngombwa kumumbwira, reka mubabwire Yesu ndamuzi. haleluya. hanyuma ngo abwira abantu, arababwira ngo umva, avugana n'abantu bahagaritswe imitima n'ubukode bw'amazu. arababwira ngo Yesu yavugiye muri Yohana, aravuga ngo umva, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kubera ko mu rugo rwa data hariyo amazu menshi. aravuga ngo iyaba adahari mba mbibabwiye. avugana n'abantu batinyaga urupfu. arababwira ngo Yesu ageze i Betaniya kwa Lazaro amaze iminsi napfuye ndetse yatangiye kunuka, ngo Yesu ahageze avugana na Mariya na Marita. arababwira ngo umva Mariya na Marita, ninjye kuzuka n'ubugingo. umuntu unyizera nawe yaba yarapfuye azongera abeho. abantu bari bafite ikibazo cy'uko bapfuye batariye umwaka, bumva Yesu aracyari ku ngoma. arababwira ngo umva, ninjye kuzuka n'ubugingo. umuntu unyizera nawe yaba yarapfuye ayayaya azongera abeho. apfa gupfa nyizera. arongera avugana n'abantu babonaga babuze aho kuba, babonaga birangiye. arababwira ngo aherutse kuvugira mu Bafilipi, aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. umva nkubwire, nubwo mu isi bitugora, ariko hari gakondo y'abera. mu ijuru abera bazamurika n'izuba. hanyuma arababwira ngo iwacu ni mu ijuru, niwe dutegereje umukiza ko azava akatujyanayo. abo nabo bagira kwizera. avugana n'abandi bantu bari batewe ubwoba n'ibihe. arababwira ngo kandi nimuhumure, umva uko Yesu yavuze. yaravuze ngo aho njya murahazi. arababwira ngo kandi nzagaruka mbajyaneyo, aho nzaba niho muzaba. umva, abantu barafashwa, bamwe batiri, abandi batizopa, abandi batirere, abandi batitaka, ngo buzure umwuka wera.
Petero abibonye kubera ko bitari bimenyerewe mu banyamahanga, arangije avuga ijambo, aravuga ngo noneho najyaga nibeshya ku mwuka ari uw'Abayuda wera. Arababwira ngo menye yuko ndabimenye yuko Imana y'amahoro, Imana y'abera itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera, abe muremure abe mugufi, yarize atarize, afite amafaranga ntayo afite, ari inzobe ari igikara, umuzungu umwirabura, umushumba mwizera mushya, uyubaha mama uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Umva reka nkubwire, urasabwa kubaha Imana. Icya kabiri ukayemera, uko biri kose irakwemera, irakwemera, irakwemera mama. Gahunda ni ukuyubaha ugakora ibyo gukiranuka, irakwemera. Narinzanye ijambo rikubwira ngo kubaha Imana bigatuma Imana ikwemeza abantu. Urashaka kwemerwa n'Imana? Urashaka ko abantu bakwemera? Urashaka ko ukorera bakwemera? Oya, banza wemerwe n'Imana. Imana nikwemera izakwemeza batakwemera, izakwemeza abaturanyi, izakwemeza babandi. Ntabwo irobanura uko yatabaraga, iracyatabara. Uko yari iri kera n'iyu munsi niko iri. Uko yiyerekaga abantu iracyabiyereka, uko yitamuraraga iracyitamurura. Nari mvuze ngo vana ibishimwa mu bigawa uhinduka nk'akanwa k'Imana. Ukeneye kwemerwa n'Imana, ukeneye ko Imana ikwemera, ukeneye ko abantu bakwemera, baza ushake uburyo wakwemerwa n'Imana, ubundi abantu bazakwemera. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nari mvuze ngo uyu mwaka utararangira akira kwemerwa n'Imana mu mahanga yose, mu bacuranzi bose, mu baririmbyi bose, mu bahanuzi bose, mu bashumba bose, mu bacuruzi bose, mu bantu bose. Abantu bubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, nta kindi gituma Imana ibemera, nicyo cyonyine. Imana irabemera. Imana ibaha umugisha. Kandi nkwanuriye muri uyu mwaka, akira kwemerwa n'Imana, akira gutungurana. Abantu batakwemeraga bongere bakwemere mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Imana y'amahoro ibahaze ibyiza. Yari Gasigwa Jean de Dieu, umwe mufatanyije gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Ushyigikire ubu butumwa, ukore subscribe cyangwa se share cyangwa se like, mbese ubwami bw'Imana bukomeze bwamamare. Murakoze cyane. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024. Muzawurye ntuzabarye. Mbifurije kuzagira Noheli nziza. Yesu Kristo avukire bundi bushya mu mitima yanyu, kandi mwakire kwemerwa n'Imana. Amena, amena, amen.